n'iki nicyo bakoreshaga. Noneho iyo ugiye kujya mu nsengero za none z'iki gihe usanga nabo bafite kijya gusa n'iki ngiki mfite hano, ariko bakakita irindi zina ugasanga bavuga ngo ni ipendo, ariko wajya kureba ugasanga nta tandukaniro n'ubundi rihari. Ese kuki abakera bakoreshaga kino, insengero zimwe zikaba zikoresha kino, kandi izo nsengero akaba arizo zibamo abantu bahanura berekwa? Ese ni ukubera iki? Ni kubera iki? Ni ukuvuga ngo waba warazakiriye cyangwa se zaba ziri mu gicumbi cy'iwanyu cyangwa se zituruka ku mandwa gakondo z'umuryango kwa basogokuruza bawe, ibibazo bikomeye cyane, kuko ni hahandi usanga umuntu avuga ati mfite inyatsi ndacuruza ntihagire umuntu unyegera. Zifite ubushobozi bwo gutuma umuntu aza gusanga aje guhaha ibintu ejo ntahagaruke, cyangwa se yaza guhahira iwawe ntahagera akigira ahandi. Si nicyo gusa, zifite ingaruka nyinshi zigira ku bantu. Zifite ubushobozi bwo gufata umutima wawe zikawuha gutera cyane, ukorora ugatunga, kuko no gutunga nabyo biba bigoye ufite za mandwa, kuko zishobora kwica amatungo, cyangwa se ukayorora yajya byara ugasanga zirapfuye, buri munsi zikabyara izapfuye. Mwanje kwirirwa nshuti bakunze mu Mavu TV online, nize ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane, mwe mwese mukomeje kubana natwe mu biganiro bitandukanye, kandi mwamaje kuba inshuti z'akadasohoka mu bitugaragariza mutwereka ko mudukurikira. Hari benshi rero mudukurikira ariko mutarafata icyo cyemezo cyo kutubera inshuti z'akadasohoka, kandi nukuri ni byiza ko mudufasha kugira ngo turebe ko dufite abantu dukorera, hanyuma abo bantu iyo tubonye ko tubakorera natwe bidutera imbaraga, kandi ni nabyiza ko tubona umusaruro w'ibyo dukora. Iyo tubonye rero abantu duha ibintu tukabona feedback yabyo, biradufasha cyane natwe mu biganiro byacu no gukomeza gushaka igikomeza kubafasha kumererwa neza. Rero kuri inshuro si ubwa mbere si n'ubwa nyuma dukunze kuganira na muganga wa gakondo, akatuganiriza ku bintu bitandukanye cyane cyane bigendanye n'umuco nyarwanda, uburyo abantu bakera bivuzaga, uburyo abantu bakera bakoraga ibikorwa byabo bya buri munsi, ariko banahangana n'indwara. Umuntu rero yakibaza ngo mu myaka ya kera ko ubuvuzi bwa kizungu butari buhari, ubundi abanyarwanda bakera babagaho bate, bari bameze bate? Ibyo byo rero byose nibyo tureba, hanyuma tukavuga ngo ese umuco ko yo ucitse, baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Byo twasigasira gute ubwo buhanga abantu bakera bari bafite, kugira ngo bakomeze babusigasire, n'abana bazavuka mu myaka iri imbere 100 200 bazaye bakibona ko abakera hari ibyo bari bafite, kuko mu myaka 200 nkeka ko hazaba hari iterambere rirenze iryo tubona ubu ngubu, abantu uburyo bivuzamo buzaba burenze, ariko hari gakondo abantu bariho. Hanyuma muganga watangira wenda usuhuza abantu badukurikiye bakunda ibiganiro ubagezaho. Turabasuhuje cyane nkuko umunyamakuru abivuze. Nkaba amazina yanjye nk'ibisanzwe nitwa Habinshuti Jean Pierre, nkaba ndi umuvuzi gakondo nkuko abakunze kujya badukurikirana itangazamakuru ryadusuye, kuko twemera kuri umwanya nkuko naryo riba rikeneye kumenya ibyo bijyanye n'ibyo dukora byo kuvura, byo gufasha abantu bagakira za ndwara zitabasha kuvurwa mu kizungu, ubuvuzi bwa kizungu butabasha gushobora, noneho twe tukabasha kuzibafasha. Ngira ngo nkaba nyine ndi umuvuzi gakondo ukorera hano muri mu mujyi wa Kigali Nyamirambo, ugeze kuri 40 ahitwa Sezike. Nkaba ngira ngo rero kudusura ni byiza cyane, banyamakuru mu Mavu TV online, ngira ngo ni karibu iwacu. Mu minsi ishize twarimo tuganira ku bintu bigendanye cyane cyane n'ukuntu abantu bakera bivuzaga, tureba ku buryo bakoreshaga imandwa bakanaraguza bakagira gute. Kuri iki gihe abantu benshi ntago bakibyumva, niyo bumvishije umuntu bivuga bamufata nk'umuntu wataye umuco, cyane cyane ariko ubwo tugendeye mu turebera mu bigendanye n'iyobokamana, baravuga bati ibyo bintu ni bishitani, ni byo kwa shitani, nta nubwo dukwiye kuba tubitekereza. Twari turimo tubireba, ariko twagira ngo dukomeze ikiganiro utubwire abantu babifata nk'ibishitani. We waratubwira guti ndanasenga, ndibuka ubushize niko watubwiye. Abo bantu ubabwira iki, cyangwa bamariziye impungenge ko iyo baje kukuraba bataje kureba shitani? Ngira ngo nabamara impungenge cyane nkuko bivuze, koko ngewe ndasenga, ndetse n'icyo gitabo abantu benshi bizera bashidikanyaho, bamwe bajyaho impaka bigatera impamvu zo kugira amadini menshi.
ngira ngo nanjye ndagifite mu mutwe wanjye, ndetse no kugitunga nacyo ndanagifite. Ngira ngo ni byiza cyane, ariko iyo ugiye gufata ibi by'ubu ngubu bijyanye n'iby'amadini ya none, usanga bidindiza iby'abakurambere bacu ba kera cyangwa se uko babagaho, kuko bari bafite nabo kwizera Imana bagasenga nk'uko twabivuze n'ubundi ubushize ngira ngo tuganiriza ahari. Ubwo rero ab'iki gihe ntago iby'abakera babigenderaho, ahubwo bagenda ku by'ab'iki gihe gusa, by'amadini, by'amatorero, by'insengero, bakibagirwa mu muco gakondo w'abasekuruza w'abasogokuruza bagiraga wo kubandwa no guterekera. Noneho si n'icyo gusa, ese iyo ngiye kuvuga kuri ibyo ngibyo abakera bakoraga n'ab'iki gihe badakora, ihuriro ryabyo ni irihe? Ese bitandukaniye hehe? Bihurira hehe? Kuko urasanga kera barakoraga ibyo bijyanye no kubandwa no guterekera, cyangwa se aribyo twitaga gucisha. Mu kubandwa rero hari ibyo bakoreshaga icyo bita impinga, aricyo ubu ngubu bita ikinyuguri. Iki nicyo bakoreshaga. Noneho iyo ugiye kujya mu nsengero za none z'iki gihe, usanga nabo bafite kijya gusa n'iki ngiki mfite hano, ariko bakakita irindi zina, ugasanga bavuga ngo ni ipendo, ariko wajya kureba ugasanga nta tandukaniro n'ubundi rihari. Ese kuki abakera bakoreshaga kino, insengero zimwe zikaba zikoresha kino, kandi izo nsengero akaba arizo zibamo abantu bahanura berekwa? Ese ni ukubera iki? Ni kuki abatagira ipendo, abatagira ingoma abakera bakoreshaga, basogokuru bakoreshaga, batagira guhanura no kwerekwa? Noneho bikagirwa n'abantu gusa bagira iyo ngoma, bakagira kubyina, bakazunguruka, bakavuza induru, bakizihirwa. Abakera bagiraga bitandukaniye he n'abakera? Kuko abakera barabigiraga, bakagira iki ngiki aricyo kinyuguri, cyangwa se aricyo twita impinga. None bakagira icyo bita ingoma, bagiraga no gusangira, bagasangira umutsima, aribyo twagereranya n'ifunguro ryera ry'ab'iki gihe. Nabo ujya kureba ugasanga nabo bakoresha umukati cyangwa se ukarisitiya, ariko wajya kureba ugasanga nabyo birajya gusa na wa mutsima wa kera. Bakongera bagakoresha icyo bita umutobe cyangwa se vino, kandi nabo abakera nabo bagiraga iyo nzoga cyangwa se bakagira n'uwo musururu. Ese uribaza ibyo bintu bitandukaniye hehe? Kuki tugenda mu by'iki gihe ibya kera tukabyirengagiza? Ni ukubera iki? Ngewe iyo ndebye kuri icyo kintu, sanga abazungu hari ibintu byacu badutwaye kugira ngo tubitakaze, tugendere ku byabo gusa, tuhore mu nsengero gusa, tuvuge ko ariho Imana iba, tuvuge ko abanyarwanda kera nta Mana bagiraga, kandi barayigiraga, bakoraga neza, akaba bazi ko umuntu wakoze nabi agomba kubihanirwa ndetse akazanarimbuka. Ni ukuvuga ko basengaga rero, kuko niyo ugiye gusoma kiriya gitabo cya Bibiliya tuvuga, usanga kivuga ngo imibiri yanyu ni insengero z'Imana. Ni insengero z'Imana. Urumva ko insengero z'Imana ntabwo ari ziriya nzu zubatse hariya, ahubwo insengero z'Imana ni umuntu. Kuko yo ivuga iti nzagendera muri wowe, nture muri wowe, nzaba Imana yawe, nawe uzaba ubwoko bwanjye. Urumva abakera ntibajyaga mu nsengero, ntabwo bajyaga no muri ibyo byo guterana, ariko bari bazi ko Imana ibaho, kandi bagakora bino byo guterekera no kubandwa no guha abakurambere amaturo, umwero, amasaka ndetse n'ibindi bijyanye n'imisuru no kubabyinira, kandi ugasanga bafite amahoro muri iki gihe kuturusha. Noneho ukibaza se, ni kuki umuntu ugize ikibazo, utewe n'abazimu, utewe na nyabingi, utewe na bya bitega, yageze mu rusengero usanga iyo amaze kugeramo asa n'uworohewe, cyangwa se bakamusengera akavuza induru, bati muvemo nyabingi, muvemo shitani, muvemo imyuka mibi, ugasanga abantu mu rusengero benshi bikubita hasi barabonetse. Kuki biba muri za nsengero? Izo nsengero zikubita ikinyuguri, zikubita ingoma, zikubita amashyi, kuki ariho biboneka, ntibiboneke muri za nsengero zidakoma amashyi, zikaririmba zihagaze, cyangwa se bagasenga bunamye, bapfukamye? Kuki hatabonekamo abantu bahanura ngo berekwe, cyangwa se bakore n'ibyo bitangaza? Ni ukubera iki? Impamvu nuko badafite bya bikoresho gakondo abakurambere bacu kera bakoreshaga, bakabaho gusa basenga bahagaze cyangwa se bunamye, bagahimbaza Imana badakoma amashyi ngo bizihirwe bazunguruke. Ugasanga rero abantu benshi baragana muri izo nsengero cyangwa se muri ayo madini, bibwira ko bashobora gukiriramo babazimu batera, za nyabingizi batera, za mandwa birinze guha inzoga, banze guha ibyo basekuruza babo babahaga. Ugasanga bahoze mu rusengero bagiye kuzasaziramo, n'uwo bashije gufasha ntibigende neza ngo za mandwa zimuvemo, za nyabingizi zimuvemo.
ugasanga baravuze ngo nukwizera gukeya ngo ufite, ngo iyo ugira kwizera ngo biba byakuvuyemo, ngo buriya ngo ukora ibyaha ngo by'abapagani. Ugasanga rero ni ikibazo, ese izo mandwa zizamuvamo gutazahora mu rusengero, ese bazamusengera buri munsi kugira ngo za mandwa zimuvemo? Urumva bitandukanye nuko twebwe dukora hano. Uraza iyo tumaze kubona ko ufite za mandwa bya bitega babazimu, bishobora kuba ari gakondo y'umuryango cyangwa se ari imandwa baguteza, kuko bishoboke ko udashobora guterekera mu muryango akaboneka umuntu uterekera za mandwa ziwanyu, akaziha inzoga, akaziha amata, zikagufata. Rimwe wava mu rusengero ukikubita hasi ukazamba, ukarara nabi, ukabyimba amaguru, ugasakuza, ugahinduka nk'umusazi. Ariko hano uraza ntabwo tugutegeka icyo ugomba gukora ngo uterekere cyangwa se ubandwe, ugahitamo ibintu bibiri. Tushobora gukuraho za mandwa tutagombye kuza n'iwawe, tukazigukuraho mu gihe gitoya. Ntituguhe n'amategeko yo kuvuga ngo uzahora iwacu uhahora uhagaze, utuzanira amaturo, utuzanira ikihoya. Ni rimwe gusa cyangwa kabiri za mandwa tukazigukuriraho mu rugo cyangwa se mu muryango, ziguteza inyatsi, ziguteza imikoshi, ziguteza imyaku. Ugasanga umuntu yaragumiwe kubera za mandwa ziwaba atazi uko zikora, wenda zirashaka yuko azazikorera cyangwa se ari byo yazimye. Ugasanga umuntu agize imyaka 50, 40, ati wamaze utisira umukobwa uri umusore, ati ndi umusore w'imyaka 50, uzashaka ryari? Ati biri hafi se bizaba ugize imyaka 60. Urumva ko ni ikibazo ahangaha rwose. Uraza ibyo bintu byose tukabigufasha, zaba ari imandwa ziguteza amabuye hejuru y'inzu, yaba ari ukuryama ukamera nk'uwapfuye, cyangwa se abo zifata zikabapfumagura mu ntugu, umutima ugatera cyane, ukamera nk'aho urwaye umutima nta mutima urwaye, ugagana ya nzira y'urusengero uzi ko ugiye gukira, bakaguha amategeko ugomba kubahiriza, ukayubahiriza ntibigende neza. Hano twebwe uraza ntabwo tuguha igihe kirekire, iminsi 3 kugeza ku minsi 7 biba byakunze wakize rwose. Uragira uti ni byiza ko umuntu yabagana hanyuma mukamukuriraho izo mandwa cyangwa akazigumana, biba bifite izihe ngaruka y'umuntu yazakiriye?